Reka twongere dushime Imana iduhaye umwanya wo kugira ngo twongere twige ijambo ryayo kuri uyu munsi wa none. Muri iki gihembwe rero turimo turigira hamwe igitabo cya Mariko nk'icyigisho cy'iki gihembwe. Iki cyumweru rero dufite insanganyamatsiko igira iti kwigisha abigishwa umugabane wa kabiri. Icyo kwibukwa kiboneka muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 45. Kuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Aya niyo magambo y'icyo kwibukwa tugiye kuzirikana cyane muri iki cyumweru ubwo twiga ingingo ya buri munsi. Mbere yuko tujya mbere mu cyigisho cy'uyu munsi wa none, ndakwinginze kugira ngo dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimye kuri umuremyi wacu, tugushimye kujye kubana natwe muri aka kanya ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe. Turakwinginze kugira ngo umwuka wawe wera akomeze abane natwe. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Umugambi w'Imana mu gushingiranwa nicyo cyigisho cy'uyu munsi. Reka dusome muri Mariko igice cyaho cya 10 umurongo wa mbere tugeze wa 12, ndetse dusome no mu itangiriro igice cya 2 umurongo wa 24. Aya magambo tuyasome, maze nitumara kuyasoma turaza gusubiza iki kibazo: ni uhe mutego wari uhishe mu kibazo abafarisayo babajije Yesu mu bijyanye no gusenda abagore, kandi na yahe masomo yabigishije ahereye aho ngaho. Reka tubanze tubumbure Bibiliya zacu tujye muri Mariko igice cya 10, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 12, maze dusome twumve icyo Bibiliya itubwira. Umutwe w'amagambo uragira uti ibyo gusenda abagore. Nuko arahaguruka avayo ajya mu gihugu cy'Iyudaya no hakurya ya Yorodani. Iteraniro ry'abantu ryongera guteranira aho ari. Arongera arabigisha nk'uko yamenyereye. Abafarisayo baza aho ari, baramugerageza, baramubaza bati, mbese amategeko yemerera ko umuntu asenda umugore we? Nawe arababaza ati, Mose yabategetse iki? Baramusubiza bati, Mose yemeye ko umuntu yandika urwandiko rwo kumusenda ngo abone uko amwirukana. Yesu arababwira ati, icyatumye abandikira iryo tegeko nuko imitima yanyu yari inangiwe. Ariko uhereye mu itangiriro ryo kuremwa, Imana yaremye abantu umugabo n'umugore. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, bigatuma baba batakiri babiri, ahubwo baba bahaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Bageze mu nzu, abigishwa bongera kumubaza iryo jambo. Arababwira ati, umuntu wese usenda umugore we akarongora undi aba asambanye, kandi n'umugore wahukanye n'umugabo we agashingirwa undi aba asambanye. Inshuti bakundwa, Itangiriro 2:24 haranditse ngo
nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Nshuti mukundwa, itegeko ry'Imana risaba ko umuntu abana n'umugore we akaramata, ndetse bombi bakaba umubiri umwe. Aha rero muri iki gitekerezo abafarisayo babajije Yesu niba byemewe n'amategeko ko umugabo asenda umugore we. Mu bafarisayo, gusenda umugore byari byemewe n'amategeko. Ikibazo cyari cyo yaba amuhoye. Ishuri ryigisha amategeko ry'abafarisayo ryitiriwe Shamayi ryatsimbararaga ku mategeko, ryemeraga ko impamvu yatuma umugore asendwa n'umugabo we zaba zirimo ubugumba cyangwa se kutabyara, kutita ku bintu byo mu rugo, ndetse kutita ku mugabo, cyangwa kutaba indahemuka ku mugabo we, cyangwa se kumuca inyuma. Naho ishuri ryigishaga amategeko ryitiriwe Hireri ryo ryaroroshyaga, rikemerera umugabo gusenda umugore we ku mpamvu iyo ari yo yose, nubwo uburyo bwanyuragamo kugira ngo umugabo ahabwe ubwo burenganzira bwari bugoranye. Ibyo bigafasha kugabanya umuvuduko w'ibyo bintu. Kubw'iyo mpamvu rero byasaga n'ibidasanzwe kubaza Yesu ikibazo nk'icyo, niba byemewe n'amategeko. Kwihisha inyuma y'icyo kibazo wari umutego wo gushyira Yesu mu kaga ko guhangana na Herode Antipasi, umutware wo mu karere ko mu burasirazuba bwa Yorodani. Aho Yesu yabaga muri icyo gihe, Antipasi yari yarasenze umugore we acyura Herodiya, umugore w'umuvandimwe we. Herode yari yaricishije Yohana umubatiza umutwe, amuhora ko yamucyashe, amubuza gukora igikorwa kigayitse cyo gucyura umugore w'umuvandimwe we. Inshuti mukundwa, Yesu n'ubushishozi bwinshi, Yesu yashubije ibibazo byabo akoresheje kubabaza ikibazo. Abaza abafarisayo icyo amategeko ya Mose avuga kuri iyo ngingo. Isomo abafarisayo bifashishije bamusubiza riri mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 24 umurongo wa 1 kugeza wa 4. Ahasobanura gushaka undi mugore hanyuma yo kwirukana uwa mbere. Abisirayeli bo mu gihe cya Mose bari bafite iyo ngeso yo kwirukana abagore babo. Ingingo y'itegeko ivugwa mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri yari yarashiriweho kurengera abagore bahohoterwaga kubera amategeko. Ariko mu gihe cya Yesu iryo tegeko ryahinduwe n'ishuri ryigisha amategeko ryitirirwa Hireri mu buryo bwo kuryoroshya kugira ngo byorohere abashaka gusenda abagore babo ku mpamvu iyo ari yo yose. Kubw'ibyo rero itegeko ryari ryarashyiriweho kurengera umugore ryakoreshejwe mu buryo bwo kumwikiza bitagoranye. Inshuti bakundwa, igihe Yesu yasubizaga iki kibazo cy'abafarisayo,
Nyamara Yesu yari azi ko basobanukiwe n'icyo amategeko ya Mose avuga ku byerekeye no gusenda abagore. Ariko Yesu yakoresheje ibibazo, maze ikibazo Yesu yababajije byatumye bo ubwabo batanga igisubizo gihuje n'ibyanditswe muri Bibiliya bigendanye n'uko amategeko ya Mose yavugaga ku bijyanye no gusenda abagore. Nyamara abafarisayo babazaga Yesu icyo kibazo bashaka kugira ngo bamugushe mu mutego wo kugira ngo bazabone uburyo bazamurega kuri Herode. Mu mwanya wo kujya impaka ku itegeko ryo mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 24, Yesu yasubiye ku itegeko rya mbere ryatanzwe n'Imana rirebana n'abashakanye, riboneka mu Itangiriro igice cya mbere n'igice cya kabiri. Yifashishije aya magambo yo mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 27, Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo. Afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo ndetse n'umugore niko yabaremye. Yahuje uko kuri n'amagambo yo mu Itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 24 ugira ngo ko umugabo azasiga ababyeyi be akabana n'umugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe. Ubwo buryo bwo kuba umwe bwahindutse ishingiro ry'ibyo Yesu ahamya, bijyanye n'umurunga uhuza abashakanye. Icyo Imana yafatanyije umuntu ntagomba kugitandukanya. Nshuti mukundwa, ndagira ngo njye nawe tujye imbere y'ibirenge bya Kristo, twemere twigishwe na Kristo kuko niwe mwarimu mukuru. Abantu kubw'ibitekerezo n'imyumvire yabo bashobora guhindura ibyanditswe byera, ariko nitwemera tukagira Kristo umwarimu wacu mukuru, ntabwo tuzayoba. Ijambo ry'Imana tukwiye kurifata uko riri. Rero imiryango y'abashakanye ikwiye kuba ishingiye kuri Kristo, kandi ikwiye kuba itarangwamo n'ibibazo, ikagirana n'umubano n'Imana, bityo iyo miryango ikagira umubano utajegajega. Rero tukwiye kujya imbere ya Kristo, Kristo akatubera umwarimu mukuru, bityo imiryango yacu ikabaho ikabana akaramata itajegajega. Icyo nicyo mbasabira muri aka kanya, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje bw'icyubahiro. Tugushimye ko wakomeje kubana natwe ukaturinda. Twize icyigisho cy'uyu munsi, turakwinginze rero kugira ngo ubane natwe, utwiyoborere. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.